Akenshi imitima ya benshi igenda yangirika kubera ibintu bigiye bitandukanye. Abenshi bangiritswa n'urukundo, abandi bakagira ibikomere bigiye bitandukanye, hari ibikomere by'urushako, ibikomere by'urukundo, ibikomere byo kubura amafaranga ndetse n'ibikomere byo kuvukira mu miryango ikennye. Muri kumwe na murumuna wa Ismael Mwanafunzi, tuguhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro, muri kumwe nanjye, wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikugereho mu buryo bworoshye kandi bukoroheye. Ibiganiro byinshi tugenda dukora hirya no hino, tugenda tubona comment z'abantu bagiye batandukanye, benshi bafite inkuru zagiye zibabaza mu bihe bigiye bitandukanye. Birababaza. Nawe birashoboka yuko waba ufite ikintu cyakubabaje wasangiza abandi. Wakwandika muri comment kugira ngo nawe ikiganiro cyawe kijye kigera ku bandi kandi kigishe benshi. Hari benshi bakeneye gusanwa imitima n'ibiganiro byanyu, cyangwa se comment zanyu, cyangwa se ubuhamya bwanyu. Ufite byinshi wagiye unyuramo nawe byakubabaje. Hari abagenda batubwira ngo benshi bababajwe nuko bisanze mu masomo batari bigeze bateganya ko baziga. Abandi bakatubwira ko bababajwe no gukora stage imyaka 2, bibwira yuko bari gukorera amafaranga, nyamara imyaka 2 yarangira bakababwira ko bari mu masomo bari kwiga. Abandi babazwa n'ibintu bigiye bitandukanye. Iki ni ikiganiro byose tugiye kujya tubiva umuzi n'imuzingo. Niba ari ubwa mbere wihuye natwe kuri uyu muyoboro, mwakora subscribe. Mugire ibihe byiza.